Nigeze umwuka wera naze kumfasha telefone kugira ngo kaneza mwongere muririmbe muri inshuti za reka mbabwira akantu mutari munsi aba bantu nabatereye ivi asaba urukundo uri mubona nabanerekeje murari abitera papa haleluya reka mbabwire reka nanjye mvuge papa haleluya haleluya amen ibintu ndabiryoherwa kuko nyine amenye ubwenge ntazi kuvuga papa bibonye vuba papa haleluya Maraki ibice 16 turasoma n'abayobozi
nakiri ntashyo abera mu butashye niba yabusa kuduha nakiri ntashyo z'abatabera nezererwa gutanga intashyo hanyuma usome ibice bitatu mirongo 16 aravuze ngo abantu b'Imana birengerwa 16 aravuze ngo maze abubaha Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikabumbura kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye Imana ihimbazwe nanyihanganiye musubiramo maze abubaha Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye amen. Dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 4 ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 4 haravuga ngo aramutumbira aramutinya paje 129 ibyakozwe n'intumwa 10:4 aramutumbira aramutinya aramubaza ati niki mwami aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana Imana ihimbazwe Abaheburayo 6:10 Abaheburayo ibice 6 umurongo w'iki haravuze ngo kuko paje 224 avuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera muvuge ngo amen. Ndashaka kuvuga ku rwibutso ariko imbere y'Imana ndabisipesifiya ni urwibutso ariko imbere y'Imana. Ndashaka ko uyu munsi twandika amateka adasanzwe mu Mana kandi ubyikurireho. Uyu munsi itorero rya Samuduha turashaka kuza gusenga kugira ngo twandike uyu munsi uhinduke urwibutso mu minsi tumaze 366 icyari Imana ikaguhishurira akantu wakora kugira ngo kabe umunsi w'icyacumi cy'Imana mu myaka imaze kurenza. Hanyuma urwibutso imbere y'Imana ndavuga ibintu byinshi ariko ndabivuga mu gihe kingana n'icyo mfite nihuta cyane. Icya mbere urwibutso ni iki? Hanyuma icya kabiri urwibutso imbere y'Imana bishatse kuvuga iki? Hanyuma turasura abantu bake b'ingero bagiye bakora ibintu bigahinduka urwibutso imbere y'Imana. Hanyuma turavuga n'ibyo bakoze. Hanyuma turavuga icya kane, turavuga ukuntu muri iyi minsi umuntu yavuga ku rwibutso imbere y'Imana. Ndaza kuhatira ukuntu uyu munsi twakuba ku rwibutso imbere y'iki? Umuntu agakora ikintu yagikoranye n'abantu ariko kikahinduka ubwihariko, kikahinduka urwibutso imbere y'Imana. Hanyuma ndasoza mvuga ku mumaro w'abantu wo kubaka urwibutso, icyo bitumariye mu bintu nize bike bitari byinshi, kuko nshobora kuvuga kwiga abafite za dogitora bagahita batekereza ati ese kariya kana kagarukiye hafi nageze nize ku bintu bijyanye n'ubucuruzi. Mu bintu bya mbere iyo umuntu ari gukora etide dimarishe uko babyita ari kwiga isoko aleluya, mu bintu bya mbere abanza kureba hasungukira. Turaza kuvuga umumaro cyangwa inyungu zo kubaka urwibutso mu Mana utakubatse mu bantu Imana ihimbazwe. Hanyuma dusoze dusenga Imana ishyirwe hejuru. Ni ingenzi umwuka wera akaze kumufasha telefone kugira ngo kabeza mwongere muririmbe muri inshuti za reka mbabwira akantu mutari munsi aba bantu batereye ivi basaba urukundo.
ariko yarakiriye Yesu ayihinga afite iki? Icya kabiri ni ibitambo by'amarenga mu isezerano rya kera, urwibutso rw'ibitambo by'amarenga. Urugero, iyo uvuze muri Edeni nyine umuntu amaze gukora icyaha, Imana urukundo rwinshi rwayo yamwirukanye atambaye ubusa, ifata itungo hafi aho iraribaga, irukana yambaye, hameneka amaraso ku cyari igishushanyo cya Kristo Yesu. Aburahamu atambaye Isaka ku cyari igishushanyo. Hanyuma urwibutso rw'igitambo cy'amarenga mu isezerano rya kera. Icya gatatu ni ibirango byo kwibuka ibikorwa by'Imana. Haleluya. Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani ngo bashinze amabuye ahantu bita Igilugari. Bafite ayo bashinze muri Yorodani, ariko hari n'andi bashinze Igilugari ngo bihinduka urwibutso ibintu Imana ikoresheje amaboko yayo by'imbaraga. Hanyuma urwibutso imbere y'Imana cyangwa kwibuka ibikorwa by'Imana ni igihe umuntu yicaye akibuka amaboko Imana yakoresheje imurokora ibimeze nka Yorodani, ukahashinga urwibutso. Haleluya. Ndaza kuhagera neza tukuvuga umuntu yarwubaka, ariko ntugatekereze ku bikorwa by'Imana ngo ubure gushinga ibuye. Ntibibaho ujye ushinga ibuye uvuga ati ndabyibuka ko n'umwana wanjye nzajya mbimubwira ariko nashinze ibuye. Natwe aho twambutse ni henshi. Hanyuma kane ni ugukomeza kwibuka urupfu n'izuka bya Kristo. Iyo tuje ku meza y'umwami tuba tuje ku rwibutso. Nubwo tutajya i Yerusalemu ngo twicare aho Yesu yapfiriye n'aho bamuhambye akongera agatsinda urupfu, ariko tuba